ndi umuhanzi w'indirimbo z'Imana ndi n'umunyamasengesho murakoze. Urumva ko umuhanzi ukana umunyamasengesho urumva ko ni ikintu kiza cyane. Rero ukiri muri ayo mavuta uvuye kuri no mu rusengero ndagira ngo utangire abakunzi bacu ubaririmbiraho urakoze. Hamagara noneho hari uwakumva, hamagara noneho aguteza amatwi, nubwo wihereraga ukarira amarira menshi dore yahinduye indirimbo nshya. Nongeye kwasuhuza abakunzi ba Kuva TV. Nkuko mubimenyereye amazina yanjye nitwa Elias Mbikangwa. Tukaba hano turi kuri ADPR Remera, aho tugeze muzi ko twashakira amakuru ajya atandukanye ajyanye n'iyobokamana. Hari umuhanzi tugiye kuganira nawe muri buze kumumvaho byinshi bigiye bitandukanye. Ni umuramyi, Imana izamuye mu gihe nk'iki ngiki, ufite amavuta kandi muraza kuza kuryoherwa. Ndi umuhanzi w'indirimbo z'Imana ndi n'umunyamasengesho murakoze. Urumva ko umuhanzi ukana umunyamasengesho urumva ko ni ikintu kiza cyane. Rero ukiri muri ayo mavuta uvuye kuri no mu rusengero ndagira ngo utangire abakunzi bacu ubaririmbiraho urakoze. Hamagara noneho hari uwakumva, hamagara noneho aguteza amatwi, nubwo wihereraga ukarira amarira menshi dore yahinduye indirimbo nshya. Ndakeka wari umaze no kuririmba, ariko n'ubundi uri buze gukomeza muri ayo mavuta n'abadukurikiye nabo kugira ngo bamenye Isirayeli ninde niki. Turaza kugenda byose tugenda tubigeraho. Tureke kwibanda mu magambo. Nagira ngo watangira bwira abakunzi ba Kuva TV. Murakoze, nitwa Israel Irumva. Ndi umusore, ndi umukristo wo muri ADPR, nsengera kuri ADPR Gasave ni Kigali hano mu Gakinjiro ku Gisozi. Ndi umusore nkuko nababwiye, ndi n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi. Ndi umuhanzi w'indirimbo z'Imana ndi n'umunyamasengesho murakoze. Urumva ko umuhanzi ukana umunyamasengesho urumva ko ni ikintu kiza cyane. Rero ukiri muri ayo mavuta uvuye kuri no mu rusengero ndagira ngo utangire abakunzi bacu ubaririmbiraho urakoze. Hamagara noneho hari uwakumva, hamagara noneho aguteza amatwi, nubwo wihereraga ukarira amarira menshi dore yahinduye indirimbo nshya. Hamagara noneho hari uwakumva, hamagara noneho aguteza amatwi, nubwo wihereraga ukarira amarira menshi dore yahinduye indirimbo nshya. Murakoze cyane. Muraba ko wahamagara no hari wakumva. Israel, ndishimye kuba ndi kuganira nawe, ndi kuganira n'umuramyi, Imana izamuye mu gihe nk'iki ngiki. Mu kuririmba mu kuramya Imana byatangiye ryari, bimaze igihe kingana iki? Ese ni indirimbo zingahe ufite ziri hanze, bimeze gute? Murakoze cyane. Navuga ko kuririmba Imana ntabwo nigeze nibona ntaririmba. Mu buzima bwanjye bwose nakuze ndi umuririmbyi, nkura muri Ecole de Dimanche ahantu bita Icyangugu muri ADPR Mukoma, niho nakuriye bantoza mu buryo bw'umwuka. Nza gutangira kuririmba muri korali yaho y'urubyiruko, iramfasha cyane. Njya muri Philadelphia nayo iramfasha. Naje kujya kwiga ahantu bita muri TTC Mururu, naho nkomeza umurimo w'Imana wo kuririmba. Kugeza ubu naje kujya kubera impamvu zitandukanye, naje kuza i Kigali nkomeza umurimo w'Imana muri worship team yo kuri ADPR Gasave. Biza kuba ngombwa ko njya ku ishuri. Nagiye ku ishuri rero 2019 nagiye ku ishuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi. Nabwo natangiye kuririmba muri korali wanje ndetse no muri worship team. Kuririmba ni ubuzima bwanjye. Wenda aho natangiye gukora njyenyine indirimbo, natangiye gukora indirimbo mu 2019 niho nasize indirimbo ya mbere hanze yitwa Mpumura. Kugeza ubu ngubu mfite indirimbo ebyiri. Hari iyo ngiyo Mpumura iri kuri YouTube channel, akaba nahamagara nayo ejo bundi twakoreye video nayo irajyaho mwino minsi. Murakoze. Mbisengera amatsiko menshi cyane.
umbwiye ko watangiye uririmba muri korali mu worship team agiye atandukanye, noneho kugira ngo ugire igitekerezo cyo kuza kuririmba uri wenyine, ufata umwanzuro wo guhaguruka uri wenyine, ukava muri korali ukumva mbese byaje gute, ryerekwa ryaje gute, byagenze ute? Kuririmba navuga ko ari umuhamagaro wanjye cyambere kuva kera kiri mutoya, ni umuhamagaro. Noneho kugira ngo mvuye narimba ku giti cyanjye n'amakora yaranyuze kuba nakomeza nkaririmbamo ni byiza, na n'ubu nyaririmbamo, ariko Imana nanjye yaransanze irampamagara imbwira ko igomba kunkoresha mu buryo bwo kuririmba, wenda mu buryo bwanjye njyenyine, nabyo Imana yanshoboza ndabikora. Ndibuka umunsi umwe mpimbiye ndirimbo mpumura, ni ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ryangezeho, ntangira gutyo umuziki ndabona ari sawa. Mbese urumva batangiye kuryoherwa? Mu nzu y'Imana harimo ibintu byinshi bituma umuntu atahava. Ndibaza ngira ngo nk'ubu ngubu byanga byakunda, nta kintu umuntu akora adafite intego, akora adafite icyerekezo. Nko muri muziki utangiye, intego uri kumufite ni iyihe? Mbese icyerekezo uri kumufite mu muziki utangiye, mu kuramya utangiye muri uyu mwanya wa none ni iyihe? Murakoze cyane. Wenda intumbero mfite, navuga ko twebwe mu bijyanye na gospel nta muntu wifasha, ahubwo umuntu afashwa n'Imana, niyo imworiyanta ikamubwira ngo mwana wanjye ugomba gukora gutya, mwana wanjye nzakugeza aha. Imana ikagira uko ibigenza n'ubushobozi bukaboneka agakomeza gukora. Ariko ndizera hamwe no gusenga, mfite intumbero nziza yuko nanjye nazajya nkora indirimbo nziza, ngakora ibitaramo, ngatumira n'abandi bahanzi. Wenda nanashima Imana, none bari bantumiye kuri ADPR Remera naho turi, byagenze neza. Byagenze neza, none uno munsi naririmbye byagenze neza, banshimiye, bambwiye ngo courage, ibyo nibyo bidusubizamo imbaraga. Murakoze. Bareka mbya ngo butakuva TV zagaruka no tuje muri konseri uko yagenze, kandi byose birashoboka. Ni byiza gukorera Imana uri umusore cyangwa se gutangira kuririmba uri umusore. Akenshi abasore durane n'ibintu byinshi bituzitira, n'ibintu byinshi bitugora. Akenshi n'abantu kumva baravuga abasore mu gukorera Imana ukumva nyine ni ikibazo. Ariko ndibaza nkayo nk'umusore ukiri urubyiruko, uyu mwanzuro wawufashe gute, wawisema gute? Murakoze. Ibyo bibazo bavuga nibyo, ntabwo bibeshya, birahari cyane byinshi. Rimwe na rimwe umuntu akavuga atari ko ibintu wabireka, ariko yigeze kubaho cyane mu minsi iri imbere. Mu cyumweru gishize none mfite shooting ya video, nashutinze video ebyiri, mpumura niyo ndirimbo nabanjije zo nkuriso mpamagara, ariko mu myiteguro yayo nta bushobozi nari mfite. Byageze navuga atari ko ibintu babihagarika, ariko ndavuga ngo nubwo baburi ibyo mfite byose, nubwo nagira ute ngomba gukomeza umurimo. Ibibazo ni byinshi, nka mikoro niyo ya mbere, kuba umuntu atagera ku kintu cyangwa se hari ibiba bitari kuboneka. Ibibazo byo birahari, ariko twizeye ko Imana yaduhamagaye zadukoresha. Ngira ngo nk'ubu ngubu utangiye gutya, ngira ngo video ya mbere ukoze? Yego, murakoze. Niyo video ya mbere nkoze, ubwo ne ebyiri nazikoreye cyarimwe, ariko mu minsi mikeya harabanza gusohoka iyitwa Hamagara, hazakurikizaho Mpumura. Urumva ko biri kugenda biza. Birumvikana uko video igeze hanze, abantu benshi bagenda bayimenya, bakagenda bakumenya. Nk'umu baramyi bari mu Rwanda bagiye batandukanye, wumva nk'amatsiko ufite cyangwa se nk'wagwitisha ngo ati Israel, nkunze ukuntu uririmba, nifuje ko twakorana collab, cyangwa se nawe urumva bakagwitisha batita umuhanzi ukoresha collab wo muramye mu Rwanda, wumva hitamo nkande? Wenda wabibaretse kumbaza uwo nakoresha collab, bambaza ahubwo wenda kuko wangirira favor kambwira ngo turashaka gukorana indirimbo. Hari abahanzi benshi mu Rwanda beza kandi bashoboye, ndekereza ko bari hejuru yanjye cyane, bitewe n'ibyo bakora. Ariko ku mwanya wa mbere haza Mazina, birumvikana. Israel Mbonyi ni umuramyi mwiza, aririmba neza, ndamukunda cyane. Hakaza aba Bosco Nshuti, Dani Mutabazi, Jado Sinza, n'abandi benshi, ba Prosper Nkomezi. Abo ni abahanzi rwose ubona ko bashoboye. Wenda ngize feva umwe muri bakampamagara nahita nza.
ubwo Israel urumva ba Bosco murumva ba Bosco ngomeze muri kumva ubwo rwose murumva ko arabakunze kandi mukuranye korabo byamunezeza cyane ngira ngo mise numva nakubaza kwira ndirimbo hamagara video yayo nayirebye ndayitegereza Israel mbonye mukunda koko yego my role model wanje okay ibana mbese waramwize yarakwinjiye ukuririmba ukuzamuka mbese Israel ubonye muri umuna wawe mu muziki kandi yakwizeho isomo ryiza ukuririmba ukora amashusho ari live nabyo ndumva byamuhaye izindi mbaraga ni nacyo cyatumye akora amashusho nk'aya ngaya nge iyi shusho nayirebye mbona neza ndavuga se ni Israel mbonyi bimeze gute agiye kurasanga nanone uri mazina wiwe bivuze ngo rero koko Israel mbonye uramukunda rero reka abakunzi bacu bakuva TV wongere wanyuze indirimbo ariko ntongere we kudukumbuza injiramo uturimbere rwose nk'umuhanzi nyine murakoze cyane wenda sinzi naririmba ndirimbe mpumura ndirimbe hamagara hari n'izindi ntabasora naririmba nta kibazo rwose okay reka ndirimbe hamagara ntacyo ijisho ryanjye ryarakubonye n'ugutwi kwanjye kwarakumvise ubwo wihereraga mu giti cy'umurotemu usenga ubabaye byanyeganyesha intebe yanjye ikirere gihamya kwizera kwawe uko wakiranutse mu bikomeye n'ukuri nanjye nkugarutseho y'amasengesho usenga ururimi rwawe rutava mu kanwa nayo yarayumvise hamagara noneho hari uwakumva hamagara noneho aguteza amatwi nubwo wihereraga ukarira amarira menshi zurayahinduye indirimbo nshya hamagara noneho hari uwakumva hamagara noneho aguteza amatwi nubwo wihereraga ukarira amarira menshi zurayahinduye indirimbo nshya murakoze cyane indirimbo yitwa hamagara iri kumfasha hari umubare mwinshi w'abantu bapfa kumva ngo yapfuye yiyahuye kumva ngo afite ibibazo bitandukanye ariko bene data abantu bakeneye ihumure ry'Imana abantu bakeneye kongera guhamagara kuko hari uwabumva hari ibyo abantu batamenya wenda ibindi bintu bigenda bimenya reka mbivuge neza wenda nuko amashuka atavuga abantu baryamamo ariko buriya amashuka azagahinda k'abantu amashuka azamarira abantu barira ugiye imodoka tugendamo nuko tutabona uko zatuganiriza ariko imodoka nazo zizi zibice byinshi zizi kuntu abantu barira zizagahinda bahura nako ariko wongera uhamagare noneho hari wakumva murakoze hamagara noneho hari wakumva iyi ndirimbo hamagara ujya kuyihimba ujya kuyandika yaje ute wahitekereje ute kuki wahisemo ko abantu bahamagara murakoze cyane nahisemo ko abantu bahamagara Imana ikongera ikabiyereka bundi bushya bahamagare noneho hari uwabumva birashoboka ko hari igihe kinini babayeho bahamagara bidakunda ariko nk'uno mwanya bongere bahamagare hari umuntu bateze amatwi kandi yabumva murakoze Israel mu ndirimbo zawe uburyo uziteguramo hari benshi wumva ko batajya banandika nkuko yarakaza kabasanga akabuza amagambo yo kuririmba wowe indirimbo iyo ije izute uricara ukayitekerezaho ukayandika muri makeya biba bimeze gute wenda sinavuga ngo nyamfata umwanya munini uhagije wo kwicara ngo mpimbe indirimbo mu nzira ndimo ngenda indirimbo iraza nkumva ni nziza nkandika ahantu nkabika ejo ikindi gice kikaza nkandika ahantu nkabika indirimbo nshobora kwikora nk'amezi 2 cyangwa 3 bitewe n'uko ubuhanuzi bugenda buza numvise ko uri umunyeshuri uri muri kaminuza ntabwo biba byoroshye gufatanya umurimo w'Imana no kwiga no kuririmba kandi n'amafaranga basohoka birumvikana ubifatanya gute kwiga no kuririmba kandi byose ukabikora
ubigenza gute? navuga ko ni favor y'Imana igenda ingirira kuko kugeza ubu nta muterankunga navuga mfite ushobora kuba supportinga kuba nakora ibintu bikomeye, ariko n'ubundi Imana igenda ingirira, n'imbabazi igenda ingirira, amafaranga yose mbonye nkaba najyana muri production kandi bikagenda neza. Okay, numvishe ko ukunda Israel Mbonyi cyane. Nk'ubu uyu mwanya waguze na Israel, niki cyambere wamusaba? Aho sinsobanukiwe icyo namusaba akorera abantu, icyo namusaba nkorera iki. Ku ruhare rwawe mba wenda Israel Mbonyi murahuye, muraganiriye bitewe n'ukuntu mukunda umwiyumvamo, wumva ko hari ikintu cyiza, isomo ryiza wamukuyeho, wenda mbere yuko mugana cyangwa se muvugana cyangwa se akaguhitisha muri cyo wamusaba? Ikintu cya mbere namusaba inama nizo za mbere, tukaganira, akambwira wenda kibanga akoresha, akambwira wenda imbaraga ashyiramo kugira ibintu bye bigende neza kuko bari byiza cyane. Mvuze korabo nabyo nabivuga, yaba ari favor yabangiriye, tukaba twaganira kuri stage imwe, byanshimisha. Hari abantu baramye benshi twagiye tubona bakaza bakaririmba bakaramya Imana, ariko ejo ugasanga babivuyemo ntibabikomeje. Wowe urumva ushikanye gukuramya Imana mpaka ubuzima bwawe bwose? Murakoze kw'icyo kibazo. Bibiliya iratubwira ngo imirimo ya nyuma ntizayishambira agaciro. Ntacyo byamarira kuba ntangiye kuramya kazasoza ntakiri umuramyi. Buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba, buri saha nsenga Imana ngo ibane nanjye kuko njye nta kintu nakishoboza, nkomeze mu buntu bwayo. Ufite icyerekezo cyiza kandi amagani wabaye mu murimo w'Imana, Imana ntangira kugushyigikira. Ngira ngo nk'ubu ngubu hari concert utegura, hari wari wakora, bimeze gute? Murakoze. Concert sindayitegura, nta niyo ndakora, ariko biterwa. Umunsi nateguye concert habwiye ati gutya none Israel nawe arababikiye, nzababwira abakunzi banjye. Reka nongere mbibutse ko aha turi ni kuri Kuva TV, turi kuganira n'umuhanzi umuramyi muri gospel. Nk'uko mubimenyereye twashakira amakuru agiye atandukanye y'abaramyi bari muri gospel, ubuzima bw'abantu bari mu buzima bw'abantu b'Imana, uko bayeho nuko ubuzima bwari munsi bumeze. Uyu munsi none twagira umugisha kubana n'umuhanzi umuramyi Imana yagurukije mu gihe nk'iki ngiki. Nagukumbuza gukurikirana indirimbo yewe yitwa Hamagara, mu gihe kiri imbere gatoya yabigiye hanze, nagukumbuza kuzayikurikirana kandi uko mukazagufasha Israel uzaze umugere. Mwakoze mu mwese mudukurikirana nk'umutumirwa twari kumwe n'umuhanzi Israel kuri mikrofone Nereya nk'ibisanzwe mu bana ukubokeye no kubwije. Turashishikariza no kugukomeza gukora subscribe, share, comment, mudushyigikira mu buryo bwose mushoboye no kumukazajya bashoboza. Kuri kamera mwari kumwe na Isia. Shalom.